uzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazatangara cyane ngiye kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bazatangara cyane ngiye kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona. Yesu ashimwe mw'inshuti wa Ndumutsinzi TV, nongeye kugusuhuza amahoro y'Imana abe kuri wowe. Mu by'ukuri uyu mwanya kuri chano yacu Ndumutsinzi TV ndashaka ko tuganira ku butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza butwigisha iki? Mu by'ukuri ubutumwa bwiza nyine nk'uko ubyumva ubwabyo ni inkuru nziza, cyangwa se ni ijambo wumva hanyuma iryo jambo rikakuzanira ibyishimo mu mutima, cyangwa se ukumva biguhesheje amahoro, bikakunezeza, bikaguhereza undi mutima utandukanye n'uwari ufite. Mu by'ukuri ubaye wari urwaye hanyuma ukumva ko indwara yo kukwica haje umuganga ushobora kuyigukiza, iyo ni inkuru nziza uba wumvishe ndetse utangira gukira utari wahura nawe. So rero inkuru nziza natwe tuvuga ni inkuru za Yesu. Yesu we muganga w'abanyabyaha, cyangwa Yesu we muvuzi w'icyaha mu mitima yacu. Abantu benshi rero bababajwe cyane no kubaho babarwaho icyaha cyangwa se bafite icyaha. Mu by'ukuri ukumva nta mahoro abantu benshi bafite ku isi yose. Ikibazo isi yose ifite cyangwa se abantu bose bahuriyeho ni uko bafite ikibazo cy'uko Imana izabahanira ibyaha byabo. Kubera iki? Babona yuko nta mahitamo yandi bafite, babona yuko gukora ibyaha ari byo byonyine bibagize, ndetse ari nayo mahitamo bafite gusa, atari bo ku bwabo ahubwo kubera uko baremye, hanyuma bagahitamo kuvuga ngo tuzarimbuka. So ibyo bibatera no kugira undi mutima wo kwihangira uburyo bwo gukiranuka no gukizwamo, bagashaka kugira ngo biyeza, ngo bihane, basabe ngo Imana imbabazi ku byaha baba bakoze. Ariko mu by'ukuri tubona yuko nubwo uzisaba uyu munsi uvuga ko ejo utazongera, ahubwo birangira wongeye hatarashira n'umunota cyangwa se iminota ingahe. Rero kwibeshya kwacu, nkunda ukuntu ibyanditswe bivuga, biravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ntiwizera gukira. Gute se? Ni ukuvuga ngo umutima uragushuka ngo dore umunyabyaha ngaho, ariko ushobora gusaba imbabazi ugakira icyaha cyawe, hanyuma warangiza kuzisaba nabwo ukumva ntiwagikize, kandi nabwo ukongera ukazisaba nabwo ukumva ntiwagikize, ejo ukongera nabwo ukumva ntiwagikize, noneho ntiwizere gukira cyangwa se haza n'agakiza ntube wakakira. Wumva ukuntu umutima ushukana kurusha ibintu byose, nk'uko Yeremiya yabyanditse. So rero mu by'ukuri ukeneye kumenya amayeri y'umutima wawe, hanyuma ukamenya kugendana nawo n'uburyo wawukizamo. Mu by'ukuri nta muntu wakwikiza umutima, kuko mu mutima ngo ni naho habamo ibyaha byose dukora. Yes, iyo usomye muri Mariko 7:20 bakubwira ko umutima niwo wihishemo ibyaha byose abantu dukora. Hanyuma se wawukira ute? Warwana nawo gute kugira ngo umutima uguteza ibyo bibazo ukire? So rero nibyo ugiye kumva. Mu by'ukuri rero abantu benshi ku isi abantu batanga inyigisho zitari ubutumwa bwiza. Abapasiteri bose babwiriza ntabwo ariko babwiriza ubutumwa bwiza. Shehe wose abwiriza si babwiriza ubutumwa bwiza. Abapadiri, abapapa ndetse n'abandi mu nzego zitandukanye, abarevera, ababishopu, intumwa, abahanuzi, bose ntabwo ariko bigisha ubutumwa bwiza. So rero ukeneye kumenya ngo ubutumwa bwiza ni iki. Abantu rero sinzi ukuntu bameze.
ubabwiriza icyo bita ubutumwa bwose. Umuntu wese uvuga iby'Imana baba bazi ko ari ubutumwa bwiza ari kuvuga, ndetse ariko n'ababuvuga baba bumva ngo ni ubutumwa bwiza ari kuvuga. Mbese iyo ubwiye umuntu ngo uzarimbuka kubera ibyaha byawe, ubwo buba ari ubutumwa bwiza. Iyo ubwiye umuntu ngo kubera ko wananiwe kureka ibyaha nta yandi mahitamo ni ukurimbuka, iyo ni inkuru nziza. Abandi bati Imana irakwicira muri uru rusengero, dore umunyabyaha cyane, dore wanze kwihanira kureka, Imana irarakaye igiye kukwica. Cyangwa bati Imana yimanye umugisha kubera umuntu umwana wanze kwihana. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Ubwabyo muhita muhabuka, imitima igahita ishiguka, mukavuga ati turashize. Mu rusengero hakaba rwose nko mu iterabwoba, kavuga ngo ati Imana idadusanga hano twice tugire nabi kubera ibyaha bya bamwe muri twebwe. Icyo gihe rero niba ari uko bimeze, abandi bakabanza bakabasomamo ibyaha, bati Imana itweretse hano harimo ubusambanyi buranuka, nyamara Imana izicira umuntu mu rusengero. Ugasanga ni inkuru mbi gusa ziri gutambuka, kandi abarimo ngo reka tujye kumva ubutumwa bwiza. Ese ubutumwa bwiza, ese nta nubwo wumva ubutumwa nyine ni bwiza, bunezeza umutima, butuma umutima wishima, butanga ikiruhuko mu mutima wawe. None wowe burakuzanira uburemere ndetse no kwikorera imitwaro iremereye utabasha no kwikorera, ukumva ni ubutumwa bwiza. Oya, ntugashukwe n'umutima kubeshya, ntugashukwe n'abantu ngo bakubeshye. Ubwo nugerageza kwirinda bizagenda neza. Nucikwa ariko jya uri ruboro usaba imbabazi, kandi Imana nta hantu yavuze ko umuntu wese ucitswe agakora ibyaha boroga agasaba imbabazi akababarirwa. Oya, Imana yavuze ko umuntu ukora icyaha agomba kwitabaza igitambo. Ibyo byari ibya kera, ibitambo by'amoko murabizi. Hanyuma kuri uyu munsi ibyo bitambo ntibigikenewe, ahubwo hakenewe kwitwaza igitambo cya Yesu cyonyine. Rero umuvugabutumwa ubwira abantu ubutumwa bwiza, ababwira ko hari igitambo cyabo cyabonetse. Umuntu wese wizeye igitambo cya Yesu ahabwa gukiranuka. Umuntu wese wizeye amaraso yamenekeye ku musaraba ahabwa ubukiranutsi by'iteka. Hanyuma rero uyu munsi abavangavanga batavuga ko ibyaha by'abantu byababariwe, ni ukuvuga ngo umuvugabutumwa bubi ninde? Ni umuntu ubwira abantu yuko Imana izabahanira ibyaha byabo kubera yuko babikora. Umubwirizabutumwa bwiza ninde? Ni umuntu ubwiriza abantu ngo nubwo uri umunyabyaha ntabwo uzarimbuka. Yesu yazize ibyaha byawe, Yesu yarimbutse mu mwanya wawe, Yesu yakubiswe mu mwanya wawe, Yesu yabambwe mu mwanya wawe, Yesu yahambwe mu mwanya wawe. Uvuga ngo ibyo yakoze byose ni wowe yabikoreraga. Hanyuma rero ababwiriza ubundi ikindi, wa mugani wa Pawulo yandikira Abagalatiya. Reka turebe mu Bagalatiya igice cya 1 umurongo wa 6 n'uwa 7. Galatiya 1:6-7. Haravuga ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nyagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru, avumwe. Haleluya. Yibaze kino kintu, ukuvuga ngo Pawulo yari yarabwirije abantu ubutumwa bwiza, ariko atangazwa n'ukuntu nyuma baje guhinduka bakabuvamo, kubera ko hari abantu ngo baje
bakabigisha ngo ubundi, yahise avuga ngo si n'ubundi ahubwo ni ikindi. Mu yandi magambo ibyo babibwirije si ubutumwa, cyangwa se ubutumwa butari ubutumwa bwiza, si ubutumwa, ni ikindi kintu cyaje. Hanyuma ngo bababwiriza ibibahagarika umutima, bagoreka, bashaka kugoreka ubutumwa bwa Kristo. Bo bagenda bagerageza kugaragaza ko ubuntu bw'Imana butatsindishiriza umuntu, ahubwo kwirinda ibyaha kwabo ko ariko kwabatsindishiriza. Hanyuma iyo babikweretse, iyo uhindukiye usanga ibyaha byawe utabasha kubyirinda, hanyuma bikarangira umutima uhagaze, ko baranakubwira ngo nutabasha kubyirinda uzarimbuka. Hanyuma ukabaho ugerageza kwirinda ibyaha no kwitunganya ngo wishyire mu mwanya mwiza, bikazarangira ahubwo urimbutse. Nta kindi baba bashaka, ni abakozi nyine bakorerwamo na Satani. Satani rero nta kindi yabura usibye guhagarika abantu imitima. Ariko se niba abantu b'Imana bahagaritse imitima, aba Satani akaba ari bo batuma imitima, bakaba bafite imitima imeze neza, hanyuma ubwo Imana yabimaze iki? So rero ntago ukeneye kumva abo bantu, ukeneye kumvira inyigisho zivuga ubuntu bw'Imana, ubuntu bwa Kristo, ubuntu bwakijije abanyabyaha bukabahesha agakiza, bukabahesha ubugingo buhoraho. Ubwo buntu nibwo ukwiye kwiringira byonyine. Ibyanditswe muri Efeso 2:8 avuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ntibyavuye kuri wowe ahubwo ni impano y'Imana. Gukizwa kwawe kuva ku Mana nk'impano, ntibyavuye no ku mirimo myiza. Babarata imirimo myiza ngo niyo izajyana abantu mu ijuru. Imana ntabwo ishaka ko hari umuntu uzagenda yiraririye ngo nakoze imirimo myiza none nje mu ijuru. Oya, ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira ngo wirata. Kuvuga ngo nta mwirata Imana ikeneye, ishaka ngo byose bibe byaravuye kuri wowe. Ujye uvuga ngo byose byavuye kuri wowe, byose ni ubuntu bwawe, agakiza ni ubuntu, ubugingo buhoraho ni ubuntu bwawe, gukiranuka ni ubuntu bwawe, nta kindi wakwiringira. So mwirinde abantu babahagarika imitima. Niba uva mu rusengero wumva umutima wawe udatekanye, shaka urwo rusengero wagiyemo rwakoreyemo umwanzi Satani, ntabwo ari Imana. Niba ubana n'umubwirizabutumwa cyangwa umuhanuzi cyangwa umwapotre cyangwa umukira, uwo titire afite yose, ariko akaba yigisha ibintu bituma umutima wawe utaruhuka, ugahora wumva uvuga ngo Imana iraza ryari, ko ishobora kuzaza ikansinda mu byo ndimo, ujye menya ngo ni umubwirizabutumwa w'ikinyoma ndetse n'umubwirizabutumwa bubi. Ugendere kure ye, wikwemera kubwirizwa ibintu bihagarika umutima wawe. N'abantu b'isi barakubwira ngo ujye wirinda inkuru zituma umutima wawe uhagarara. Haswe noneho Imana niyo yazana ibintu bituma umutima uhagarara. Icyo kintu nukimenya uzaruhuka. Rero Yesu yatanze umubiri we n'amaraso ye kugira ngo byeze uwari umunyabyaha aruharwa. So rero kuba Yesu yaratanzwe bivuge ngo warejejwe, warababariwe, warakiranutse, uruwera, umuziranenge, uri umutagawa. Genda usome mu Baheburayo igice cya 10:10, usome mu Bakolosayi igice cya 20:22, usome Abakorinto ba kabiri igice cya 5:19. Warababariwe, Imana ntigitekereza ibyaha byawe. Baheburayo 10:17, ibyaha byawe n'ubugome bwawe sinzabyibuka ukundi. None uwo muntu arabikwibutsa nkande. Hari indirimbo ivuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, byantumbira mu ijuru, ndebayo mukiza wanjye, wabinkuyeho byose,
kera yarampongereye nuko sinzarimbuka. Satani nakwereka ibyaha byawe wakoze, ntuzemere uzavuge ngo hari uwabinkuyeho, hari uwankuyeho kurimbuka. Ntabwo wowe nakwemerera ibyo ushaka kunkorera. Urakoze cyane, kora subscribe, kora like, kora comment. Nubwo Imana bukubeho, turi kumwe cyane cyane cyane.